kwawe kungana niko kuzaguhesha cya gihugu. Niba ukwizera kwawe ari kwinshi igihugu uzakibona gakondo yo mwijuru, ariko niba ari guke. Niyo mpamvu Paulo yandikira Timoteyo aramubwiye ngo nanjye ndagiye menye ko meze nk'ibisutwe ku gicaniro. Aramubwira ngo igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze byo kwizera. Aramubwira ngo igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, ry'umucamanza utabera azamba kuri urya munsi. Ariko aravuga ngo sinjewe njenyine. Aramubwira ngo aranuka amaze iminsi ine mu gituro. Yesu aramubwira ngo sinakubwiye ngo niwizere urabona ubwiza bw'Imana. Aramubwira ngo nije kuzuka n'ubugingo. Umuntu naho yaba yarapfuye azabaho, ariko kandi nuriho unyizera ntabwo azafite iteka ryose. Ndagira ngo nkubwire ko kwizera nirwo rurimi Imana ivuganiramo n'abantu. Kwizera niko kutugira abana bisezerano nka Isaka. Bibiliya iravuga ngo kera twari abanyamahanga. Narimwe mbwira abakari mu gitondo, ndababwira ngo muri mwe mwese uko muri aha ngaha twese turimo, nta kavukire uturi mu gakiza, nta kavukire urimo. Mwese nta muzalendo. Muzi wazalendo na abantu bikubitano ku gatuza bakavuga ngo isi ni yabo. Bakavuga ngo isi ni yabo, ariko ndagira ngo mbabwire ko mu gakiza mwese nta kavukire muri wazalendo. Ariko kubwo kwizera, Bibiliya irambwira ngo kwizera kwaraduteye kudutera ku giti tutavutseho, kudutera kuri Elayo. Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo kera mwari abanyamahanga, ariko kwizera ngo kwarabafashe kurabafata kuratuzana n'aba bantu. Abisirayeli bambuka i Kanani, bagezeyo Yosuwa ngo yibagirwa Karebu kandi bari barahawe amasezerano bombi. Ariko umunsi umwe ngo Karebu aramubwira ati nubwo ndi umusaza ariko wibuke ibyo Uwiteka. Wibuke Uwiteka ajya yibuka. Wibuke ibyo Uwiteka yatuvuzeho nje nawe turi Kadeshi Barneya, mba umusozi Uwiteka yavuze. Ngo aramubwira ati ngiriya Heburoni, nibuga ifite imbaraga genda uyihindure. Kutizera kwatumye Abisirayeli bagwa mu butayu bwa Sinayi. Reka nsoze, reka ngire ibyo nsimba, reka nsoze, reka mbabwire ngo hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa be. Yarababwiye ngo namwe ngo kwizera kwanyu ngo ni kutaba kwishi, ngo urenge mukore ibikorwa birenze. Kwizera kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo. Abwira abamwizera ngo namwe ntimuzagerayo. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo ibihe bibaye ibindi, ariko itorero ry'Imana naje kubabwira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera. Abera babihawe rimwe kandi ukadageza iteka ryose. Tugiye gusenga, ariko ndasengera muri iri sengesho. Yesu yabwiye abigishwa be ngo baramubwira bati twongerere kwizera. Kwizera kwawe kumeze gute? Hari ibintu bibiri nsorejeho bituruka ku kwizera iyo umuntu agufite. Ni bibiri ngiye gusorezaho. Icyambere, kwizera ntabwo kujya gutinya ibikomeye. Sinza ababiririmbye. Iyo umuntu agufite ndi kujya gutinya ibikomeye. Zaburi y'139 ivugamwo ifarashi. Havuga imbaraga Imana yabajije Yobu, iramubaza ngo ninde waremye ifarashi, ninde wayihaye umugara uhungabanira ku mugongo wayo, iyihagurutse n'imbaraga zayo ninde wahihagarara imbere? Abasobanura bavuga ngo iyo farashi no kwizera kwa Yobu. Yobu yasuwe n'abagabo bane muri bya byago.
ngo baraza baramubwira bati wakoze icyaha iki nicyo wakoze ibyaha ibyakubayemo ntabwo ari gusa ariko yo barababwira ati ndumva umutima wanjye nta munsi umwe baravuga ngo reka nishire ku munzani uresha hamwe ngo ashiraho kwizera ahandi ashiraho ibigeragezo ariko ngo yumva aracari wa wundi ngo aze kwandika mu bice 27 umurongo wa 6 yandikira umwe muri babandi baje kumusura aramubwira ngo gukiranuka kwanje ndacyagukomeje ntabwo nzakurekura. Ndagira ngo mbabwire ko iyo umuntu afite kwizera ndi kujya gutinya ibikomeye, kwizera ndi kujya gutinya ibihe kwizera ndi kujya gutinya ibihe. Nasomye igitabo cyari Warren cyitwa ubuzima bufite intego, avuga mu mujyi wa California hariya haba imiyaga myinshi n'ikindi gihugu cya Florida. Aravuga ngo muri California ngo haba umukino bita nimba surfing, ni umukino ushoboka iyo hari umuyaga, iyo hari umuraba. Uwo mukino ni umukino ukorwa n'abantu wo koga, ariko ushoboka iyo hari imiraba mu nyanja, amazi yagize gutya. Nicyo gihe uwo muraba, nicyo gihe uwo mukino ushoboka. Ndagira ngo mbabwire ko iyo imiraba yabaye gutya, ukwizera niyo kuzamuka. Iyo ibintu byazambye, kwizera niyo kuzamuka. Ejo bundi nabajije umunyamasengesho, narindi ko ari umunyamasengesho, twari duhuruye i Remera. Ndamubaza nti ko wakunda gutayu, bakaba barabufunze, ndakubona wagiye mu mazi, ubu ngubu bimeze gute? Arambwira ati iyo bashize amagufuri manini niyo gusenga gushoboka. Mu Kiswahili baravuga ngo imani, kwizera ngo inaruka juu ya mambo. Iyo ibintu byanze kwizera kudakuguruka. Ndagusabira ngo muri ibi bihe bisa naho bidashoboka biruhije, zamura kwizera kwawe. Abigishwa babwira Yesu bati twongerere kwizera. Arababwira ati mwaba mufite gatoya gusa kangana n'akabuto k'ishaka muzabwa. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Dusome ijambo. Narimo ndeba ku isaha nubwo ntabaje pastor, ariko nabaje mwarimu twicaranye gahunda z'uyu munsi, iteraniro rya kabiri gihe risoreza yabimbwiye. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Dusoma urwandiko rwa Yuda, gice ni kimwe, ni page ya 248, isezerano rishya. Yuda no gice kimwe, umurongo umwe dusoma no wa 3. Haravuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Ijambo mfite uyu munsi ku mutima wanjye naje kubwira itorero ry'Imana rya Kacyiru, ni ijambo rivuga ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe ukazageza iteka ryose. Gushishikara mu bintu ni Ikinyarwanda cyumvikana, no gukuramwo intege nkeya ugashiramwo imbaraga, ugashiramwo umwete mwinshi. Yuda uyu wanditse ntabwo yanditse byinshi, ariko ibyo yanditse biramumenyekanisha. Avugwa ko ari Yuda mwene nyina w'umwami wacu Yesu. Mariya amaze kubyara Yesu, muzi ko yamubyaye mu nda y'umwuka, nyuma mu buryo bw'umubiri iwe na Yosefu baje kubyara abandi bana. Bibiliya itubwira bageze muri 4 b'abahungu. Sinzi n'abakobwa niba barabayeho, ariko Bibiliya itubwira abahungu 4.
ngira ngo ni muri Matayo ibice 13 umurongo wa 55 havugamwe amazina ane abavandimwe be. Hanyuma umwe muri bo yitwa Yuda, muri babane undi akitwa Yakobo, undi akitwa Yosefu, undi akitwa nde? Yakobo, Yuda, Yosefu na tuharebe Matayo ibice 13 umurongo wa 55. Mbese harya siwe wa mwana w'umubaji nyina ndigitwa Mariya na bene se si Yakobo, Yosefu, Simoni niwe twari twibagiwe na Yuda. Aba bavandimwe ba Yesu rero ku ntangiriro ntabwo bamwemeraga, ntibamwizeraga. Baravuga bati we turakuzi turavukana, ibyo wigira kigira kuri umwana w'Imana kandi turi abavandimwe. Ariko bamaze kumurikirwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana Yesu yavugaga, Yuda yakira agakiza. Ngo ajye kwandikira urwandiko ntabwo yavuze ko ari umuvandimwe, ntiyise umuvandimwe wa Yesu, ariko yaravuze ngo njyewe Yuda imbata ya Yesu Kristo. Yandikira rero abanyetorero hari mu gihe kigoye cy'ubuyobe, yandikira abanyetorero. Uru rwandiko rurareba abanyetorero nubwo tuza gusengera n'abandi, ariko mwumve ko ubutumwa arabandikira, arababwira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe. Kuvuga ku ijambo kwizera ndarivugamwe mu magambo kane nihuta. Kwizera ni iki? Muri Bibiliya iravuga mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere hakavuga ngo nukumenya rwose udashidikanye byiringirwa ko bitazaba, kandi ngo niko kuduhamiriza ko ibyo tutarebesha amaso biriho. Mu zindi Bibiliya bavuga ko ngo kwizera ari ukwemera ko umaze guhabwa ibyo magambo Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo ibyo muzasaba byose mubishizeho umutima ngo mwizere yuko mubihawe kandi muzabi. Bibiliya itubwira uburyo bubiri cyangwa butatu bwo kwizera. Kwizera kwa mbere no kwizera bita karemano. Kwizera karemano no kwizera gufitwe n'abantu bose, abakijijwe n'abadakijijwe, abera n'abirabura, abarebare n'abagufi. Bene uko kwizera twese turagufite. Yakobo yaravuze ngo no kwizera kw'abahinzi. Umuhinzi ngo ashira imbuto mu butaka mu kwizera, ariko ngo afite ibyiringiro ko yambuta izamera, hanyuma imvura ikagwa, imbuto igakura, akabagara mu kwizera afite ibyiringiro ko igihe kizagera agasarura. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi hari aho yanditse, yaravuze ngo nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, ariko ngo azagaruka yishimye yikoreye. Babikora mu kwizera kandi bagasarura mu kwizera. Nta muntu utera ibishimbo ngo yizere yuko azasarura ibirayi. Iyo uteye ibishimbo wizera ko uzasarura ibishimbo, watera ibirayi ukizera ko uzasarura ibirayi. Abo bose babikora babikoreshwa n'ikintu bita kwizera karemano. Kwizera kwa kabiri ari nako tuza kuganiraho, no kwizera guterwa no kumva no gusoma ijambo ry'Imana. Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo kwizera umuntu aguheshwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ndaza kubabwira ibintu nka bitatu muri uko kwizera. Icya mbere ndababwira akamaro ko kwizera.
kwizera gufite akahe kamaro? Kuki twizera Imana? Kuki turi hano? Kuki twicaye amasaha 2-3 hano? Hari ibindi twakagombye gukora. Ni iyihe mpamvu kwizera gufite akahe kamaro? Ndaza kubabwira ingaruka nke zaterwa no kumuntu atizeye Imana. Ndaza gusoza nsengera icyifuzo. Aho abigishwa basanze Yesu baramubwira bati twongerere kwizera. Arababwira ati mwaba mufite gatoya gusakangana n'akabuto ka sinapi, muzabwira umusozi ngo nufige kutagwe mu nyanja kandi nta kintu kizabananira. Akamaro ka mbere ko kwizera, ikintu cya mbere gituruka mu kwizera iyo umuntu agufite. Kwizera niko kudutsindishiriza imbere y'Imana. Tuzaja mu ijuru kubera kwizera. Ntabwo bizaterwa n'imiryango twavutsemo, n'umusozi twavukiyemo, n'igihugu twavukiyemo, ariko tuzaja mu ijuru kubera yuko twizeye. Niko kudutsindishiriza imbere y'Imana. Bibiliya iravuga ngo udafite kwizera ngo ntibishoboka yuko anezeza Imana. Kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko ibaho. Niko kudutsindishiriza. Narimo soma inkuru z'umugore wanditse muri Matayo ibice 15 umurongo wa 20 ngira ngo numwe. No umugore w'umunyakanani. Uyu mugore yari afite ikibazo kigoye. Yari afite umwana w'umukobwa ariko wafashwe n'abadayimoni. Baramubabazaga cyane. Hanyuma Yesu ngwanyura iruhande rw'inyanja. Umugore ngo yumvise ko Yesu ari hafi muri ako gace, ngo aragenda aja mu giterane aho Yesu yarari. Agezeyo ngo arataka. Umugore ngo arataka, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu ngo asa n'utamwumva, arajijisha. Ariko abigishwa be ngo baramwegera, baramubwira bati ariko ntuhaye wumva uyu mugore uhaye dusakuriza inyuma. We uru rusaku ntuhaye urwumva. Yesu ngo abwira abigishwa, barababwira ngo narwumvise, ariko reka mbabwire sinatumiwe abandi keretse umuryango wazimiye wa Isirayeli. Umugore ngo yari umunyakanani, Marko yaravuze ngo mu bwoko bw'abasirofoiniki bari abanyamahanga. Ariko ngo atatse Yesu amwima amatwi, abwira abigishwa be ati ndatumwe ku Bisirayeli, nategereze igihe cy'abanyamahanga. Umugore ngo yumvise iryo jambo, sindi ko byamugezeho, urumva byari byongorerana ibiganiro hagati ya Yesu n'abigishwa, ngo arushaho kumwegera, araza aramwegera hafi, ngo aramubwira ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, mfite ikibazo kingoye, kimbabaje umwana wanje arwara abadayimoni, bakamukubita hasi, bakamukubita mu muriro, bakamubibisha ifuro, birambabaje. Yesu amubwira irindi jambo rikomeye cyane, aramubwira ngo si byiza kwenda ibyo kurya by'abana, ngo mbijugunyire imbwa abana batarahaga. Ariko umugore ngo yegera Yesu mu kwizera, aramubwira ati ariko databuje, n'imbwa nazo ziri hafi y'ameza, hari utundi tuva ku meza tugatakara hasi tukadutora. Yesu ngo abonye kwizera k'uwo mugore, niko Bibiliya ivuga, ngo aramubwira ngo genda umwana wawe arakize. Ako kanya uwo mwana ngo arakira. Kwizera niko kudutsindishiriza imbere y'Imana. Bibiliya iravuga ngo abakera icyatumye bashimwa nuko bari bagufera, niko kwatumye Nowa, niko Bibiliya ivuga, ngo atinye Imana imubwiye ibyitaraboneka, ngo akabaza inkuge. Abaza inkuge imyaka 120, ngo arabaza, ariko Imana yaramubwiye ngo hazagwa imvura. Ngo abwira abantu ati nimuze yemwe hazagwa imvura, ngo arabaza. Abandi byo kubaza ngo baraza, bakamubwira ati ariko aha ntiwabikoze neza, dore nuko babikora. Imyaka 120 ngo irangiye, Uwiteka aramubwira ngo injira mu nkuge n'urubyaro rwawe, kuko ngiye gukora akantu. Nowa ngo yinjira mu nkuge, hanyuma amaze kwinjiramo n'ibindi Imana yari yaramubwiye ukuntu azayibaza. Yari ifite ama etage nka 3,
bana za zindi zihirimana abantu hano hakurya, yari yarayubatse arayubaka neza ku buryo amazi nubwo yajya hejuru y'imisozi atayimena. Ayirangije ngo maze kwinjiramo, ntabwo Imana yari yaramubwiye ngo acure imfunguzo. Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka wenyine araza arakinga. Ibitonyanga ngo bitangiye kugwa, imvura itangiye kugwa, abantu ngo baraza batari ibyo Nowa yatubwiye, menya bigiye kuba. Ngo baraza baramukomanga bati Nowa dukingurire ya mvura yaje. Nowa rero nk'umuntu birashoboka ko yirukanse akajya gukingura ngo agereye kuroge kada, asanga ruradadiye. Uwiteka aramubwira ngo si wewe wakinze nije wakinze. Aba bantu nabihangana imyaka 120 warababwiye ntibumva, none reka bumve. Kwizera niko kwatumye Nowa, kwizera niko kwatumye Yosefu, niko Bibiliya ivuga mu Baheburayo, ngo ategeka amagufwa ye, ngo abwira bene wabo ati nubwo nshaje bamusanze mu Egiputa ariko hari isezerano, menye neza yuko muzasubira muri Kanani. None nubwo nzaba ntakiriho amagufwa yanjye ntimuzasige mu Egiputa, muzagende muyikoreye. Akoreshejwe yamenye ko mu kwizera, yamenye ko byatinda byatebuka Abisirayeli bazajya muri Kanani. Niyo mpamvu rero iyi ntambara mubona, iyi ntambara mubona, bararwana kuko bazi igihugu cyarabahenze. Imyaka bamaze mu Egiputa ntabwo bashaka gusubirayo, bakibonye mu maraso kandi bazagituramwo ku nkota. Niyo mpamvu barwana intambara amakundura. Bibiliya irambwira ngo kwizera niko kwatumye indaya yitwa Rahabu y'i Yeriko ngo yakira abatasi. Abagabo batatu ngo baraza baramubwira bati twakire. Uburya mu ndaya ni watabiye ibibazo. Ngo baramwakira abatasi biciriye ku ndaya, indaya yakira abantu bose. Ariko ngo bagezeyo baramubwira bati nubwo tubona nawe ngo barebye abona kibanyira igihugu. Ngo bamubwira amakuru yose y'ibyo baje gukora, baje gutata igihugu. Baramubwira bati Yosuwa ari hano hakurya twaje. Rahabu ngo yumvise aravuga ati aba bagabo ibyo bakoze twarabyumvise mu butayu. Ngo ahita ahindura umutima ko kanya, ngo aravuga ati muzangirira ineza ki ko ngiye kubahisha. Ngo baramubwira bati ngaka akadodo, bamwereka akadodo k'umutuku bati ugashire ku idirisha ry'inzu yawe, nutatubona aka kadodo abazaza ntacyo bazagutwara. Ariko ngo abikoreshwa niki? No kwizera. Rahabu ari muri ba nyirakuruza b'umwami Yesu. Kwizera niko kudutsindishiriza imbere y'Imana. Bakare nababwiye mwasomye igitabo cyitwa Umugenzi. Umugenzi nje nawe usomye kera cyane, ariko umugabo witwa Mukristo na Byiringiro hari ahantu bahuriye. Abo bagabo bombi, umwe ngo yitwa Mukristo undi akitwa Byiringiro. Hanyuma ngo bamaze guhura bari mu rugendo ngo bagera mu gihugu cyitwa Beura. Bisobanurwa ngo ni ahantu umuntu agera hamaje meza, inyoni zivuga neza ngo ziguguza neza, ngo bahamara igihe baharukiye. Ariko icyo gihugu cyitwa Beura ngo giteganye n'ururembo Siyoni. Abo hakurya mu rurembo ngo baza bakaza kugitaramamwo. Hanyuma rero Mukristo na Byiringiro ngo bahamara igihe ngo banaharwarira indwara yitwa umunezero. Ariko ngo bukeye baravuga bati nubwo twishimiye kuba ahantu ariko ntabwo turagera ku ntego, aho tujya ntiturahagera. Umunsi umwe ngo barahaguruka baravuga bati dukomeze urugendo. Bajana n'ababagabo baravuga bati twebwe natwe ino si iwacu, nubwo twaje kwatarama ariko dusubiye iwacu. Ngo babageze ku mugezi, umugezi witwa Rufu. Wari umugezi ngo ufite amazi ateye ubwoba, amazi y'umukara yirabura. Mukristo na Byiringiro ngo bayabonye bagira ubwoba, ngo babaza barabagirana batese nta yindi nzira twanyuramo kugira ngo twambuke uyu mugezi. Abarabagirana ngo barababwira bati irahari, ariko yanyuzemwo babiri gusa irafungwa. Ni Eliya na Enoki.
kuva bayinyuraho iyo nzira yarafunzwe iriho abantu nta wundi muntu, ariko ngo bababwira ijambo ndashatse kuvuga, barababwira bati uku kwizera kwanyu kungana niko gutuma mwinjira muri aya mazi. Aya mazi araba maremare bitewe no kwizera, aya mazi araba magufi bitewe no kwizera. Ngo bayinjiyemwo mukristo arataka, ngo aravuga ati byiringe, genda ni wewe wenyine uzabona cya gihugu, nge ndumva birangiye, kuko amazi ngo yaramuhushe, yumva umuvumbura mutwaye. Ariko byiringiro ngo aramubwira ngo komera mwene data, ndumva ibirenge byanjye bikandagiye ahantu. Barambuka ngo bageze hakurya basanganirwa n'abantu benshi, barabafata ngo iburyo n'ibumoso barabazamukana. Umugenzi yaranditse ngo bakirwa n'igicu cy'abantu. Nari ku ijambo rivuga ngo kwizera nicyo gipimo Imana ipimiramwe umuntu wayo. Ahantu Imana iturebera ni mu kwizera. Uko kwizera kwawe kungana niko kuzaguhesha cya gihugu. Niba ukwizera kwawe ari kwinshi, igihugu uzakibona gakondo yo mwijuru. Ariko niba ari gukeya, niyo mpamvu Paulo yandikira Timoteyo, yaramubwiye ngo nanjye ndagiye, menye ko meze nk'ibisutwe ku gicaniro. Aramubwira ngo igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze byo kwizera. Aramubwira ngo igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, ry'umucamanza utabera zamba kuri urya munsi. Ariko aravuga ngo sinjewe njenyine, nabifuza kuzaboneka kwe bose. Kwizera nirwo rurimi Imana ivuganiramo n'abantu, nirwo rurimi Imana ivuganiramo n'abantu bayo. Yesu abwira Marita, aramubwira ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Marita ngo aramubwira ngo aranuka amaze iminsi ine mu gituro. Yesu aramubwira ngo sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Aramubwira ngo nije kuzuka n'ubugingo. Umuntu naho yaba yarapfuye azabaho, ariko kandi nuriho unyizera ntabwo azafite iteka ryose. Ndagira ngo nkubwire ko kwizera nirwo rurimi Imana ivuganiramo n'abantu. Kwizera niko kutugira abana bisezerano nka Isaka. Bibiliya iravuga ngo kera twari abanyamahanga. Narimwe mbwira bakari mu gitondo, ndabwira ngo muri mwe mwese uko muri aha ngaha twese turimo, nta kavukire uturi mu gakiza, nta kavukire urimo. Mwese nta muzalendo. Muzi wazalendo na abantu bikubitano ku gatuza bakavuga ngo isi ni yabo, bakavuga ngo isi ni yabo. Ariko ndagira ngo mbabwire ko mu gakiza mwese nta kavukire muri bazalendo. Ariko kubwo kwizera, Bibiliya irambwira ngo kwizera kwaraduteye kudutera ku giti tutavutseho, kudutera kuri Elayo. Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo kera mwari abanyamahanga, ariko kwizera ngo kwarabafashe kurabafata kuratuzana kudutera ku gishitsi cyitwa Aburahamu. Turaterwa. Umwanditsi Paulo mu Baroma yaravuze ngo twatewe nk'ingurukira. Kinyarwanda cyo hakurya hariya baravuga ngo twatewe nk'ingurukizi. Turaterwa, turafata, twonka amakakama ya Aburahamu. Paulo ngo aze kwandikira Abagalatiya arababwira ngo ntabwo tukiri abanyamahanga, ariko ngo twabaye abana bisezerano nka Isaka. Hepfo kuri 31 mu gice cya 4 aravuga ngo nuko ngo ntabwo tukiri abana b'inshoreke. Abana b'inshoreke muzi ibibaho, barakubitwa. Aravuga ngo ntabwo tukiri abana b'inshoreke, twabaye abumugeni. Twabaye abana b'umugeni. Kubwiki? Kubwo kwizera. Kwizera
kwizera ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umukristo. Inzira ija mu bugingo, inzira ija mu bugingo, uburyo dushobora kubona ubugingo buhoraho, impano isumba izindi yitwa ubugingo buhoraho, tuzayihabwa kubera yuko twizeye. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo uwizera uwo mwana, niko Yohana yanditse, yaravuze ngo uwizera uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Uwizera niwe ufite ubugingo. Inzira imwe umuntu ashobora gusabana n'Imana, igituma umuntu yitwa inshuti y'Imana, igituma umuntu yitwa umukiranutsi, ni ukwizera. Kwizera gufite ingororano. Kwizera gufite ingororano zikomeye ku Mana, gufite ingororano. Imana ibwira Aburahamu, Itangiriro ibice 15, iramubwira ngo Aburahamu uzagororerwa ingororano ikomeye. Aburahamu ngo abadi Imana ngo uzampike, nta rubyaro, nta mwana, nta kindi wampaye, uwavukiye mu rugo rwanje umuja wanje Eliyazari niwe uzaragwa ibyanje. Ariko Uwiteka ngo aramurahira umunsi ngo aramubwira ngo sohoka uraramureba ijuru, aramubwira ngo bari inyenyeri niba wabasha. Uwiteka aramubwira ngo niko urubyaro rwawe ruzangana, abazagukomokaho bazangana n'inyenyeri zo kandi bazangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ngo wa gatandatu w'icyo gice uravuga ngo Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka ngo bimuhwandirizwa no gukiranuka. Ariko Aburahamu kuko yari umuntu, ngo abwira Imana ati Imana ibyo uvuze birakomeye, icyanyemeza yuko uzabikora ni iki? Ngo asaba ikimenyetso. Uwiteka aramubwira ngo genda ufate iriza y'inka. Uwiteka akunda ibiryoshe. Iriza y'inka imaze imyaka 3, n'isekurume y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura n'ibyana by'inuma, hanyuma ubizane ku gicaniro nanjye ndakubwira uko bizagenda. Aburahamu ngo arabizana bishira ku gicaniro, za nyoni ngo nizatakiyemo kabiri, arasenga. Inkongoro inyoni zirya inyama ngo zaza, Aburahamu ngo akazigurutsa. Bibiliya yarambwiye ngo kukirengarenga hatakibona ubwoba ngo butewe n'umwijima buramufata. Aburahamu ngo arasinzira, asinziriye Uwiteka aramubwira ngo reka nkubwire bizaba ku rubyaro rwawe iki gihugu. Uwiteka aramubwira ngo iki gihugu cy'Abanyebusi, iki gihugu cy'Abaketi, iki gihugu cy'Abanyakanani ndakiguhanye n'urubyaro rwawe iteka ruzakibamo. Kwizera gufite ingororano. Imana yimura abami 7. Pasa, Imana yimura abami 7. Iravuga ngo iki gihugu gituwe n'aba bami 7. Uzasome icyo gice c'15 ku murongo wacu hafi wa nyuma kuri ayo magambo mbabwiye. Iravuga ngo abo bami nzabimura, iki gihugu ndakiguhaye. Agahugu bafite ni gatoya, ariko ubundi Imana yabahaye igihugu. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo abo bose 11 murongo w'13 yaravuze ngo abo bose bapfuye bakizera ngo batarahabwa ibyasezeranijwe, ariko ngo bajaga babireba. Abizera babona ibyasezeranijwe nubwo biri kure, ariko bakabyishimira ngo bakamenya yuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Kandi abavuga batyo ngo baberekana yuko bafite gakondo irishuye barimo kuba nziza. Ngo nicyo gituma Imana nayo idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umurwa. Hari ingaruka nyinshi zaterwa nuko umuntu atizeye Imana, ni nyinshi, ariko ntabwo ngiye kuzivugaho. Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye Abisirayeli bagwa mu butayu. Byanditse mu Bakorinto urwandiko rwa mbere ibice 10 uhereye ku murongo wa mbere. Kubera yuko bibagiwe imirimo Imana ngo yabakoreye mu Egiputa. Mose ngo bageze mu butayu ahantu bita muri Kadeshi y'Ibaruneya, Mose yohereza abagabo 12 ngo baje kureba igihugu cy'Ikanani bacitegereze. Baragenda ngo bamara iminsi 40 bacitegereza,
bagarutse muri raporo yabo abagabo 10 ngo bashushe imitima y'abantu bituma abantu bavurungana ngo baravuga ngo igihugu twakibonye ni igihugu cyiza berekana ngo n'imyaka bakuyeyo ariko ngo baravuga bati twagisanzemo abantu barebare baba naki ntabwo dushobora kujayo imbere yabo twibonaga tumeze nk'inzige ariko Yosuwa na Kalebu ngo babwira Mose ngo nibo Uwiteka atwishimira azatujana. Haleluya! Baravuga bati nibo Uwiteka twishimira azatujana. Ariko abantu ngo barasakuza cyane ngo barasakuza abagabo 10 ngo baravuga bati ntabwo twajyayo ntabwo mwajyayo. Uwiteka ngo arirahira arababwira ngo mwe mwese mwabonye ibyo nakoreye Egiputa mukabona amaboko menshi nabakuje mu Egiputa mukambona ku nyanja itukura nsatura inyanja mukambuka nkabagaburira manu yo mwijuru amasaka mutahinze basokuruza abanyu batahinze nkabagaburira inyama z'inturumbutsi mutakoreye mukabibona byose iyo myaka yose inkweto zanyu ntizisaze imyenda yanyu ntisaze none muranyanze muranyihakanye. Uwiteka aravuga ngo nta numwe mubabonye ibyo bitangaza uzagera i Kanani keretse Yosuwa na Kalebu. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka arabahindukiza ngo abanyuza mu mubande utagira inzira. Abisirayeli ngo barazenguruka bagaseruka aho bavuye imyaka 40 barazenguruka babagome bose n'abatizera bagwa mu butayu. Igihe kigeze isaha y'Imana igeze Abisirayeli ngo bongera kugaruka muri Kadeshi. Uwiteka ngo abwira Mose ngo ngikiriye igihugu ariko nawe ntuzacinjiramo kuko utanyubashe. Hari ahantu nakubwiye ngo ubwire igitare urakubita yita Abisirayeli abagome nawe ntuzambuka. Mose ngo ararira ngo abwira Imana ati bibaye gute Mana wanyemereye ko nambuka nkareba iriya misozi myiza na Lebanoni. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka andakarira ku bwanyu ntiyanyumvira. Uwiteka aramubwira ngo zamuka mu mpinga ya Pisiga urenge ku musozi witwa Nebo. Uwiteka ngo amwicira aho hantu arangije ngo abwira Yosuwa ngo ambukana n'aba bantu. Abisirayeli bambuka i Kanani bagezeyo Yosuwa ngo yibagirwa Kalebu kandi bari barahawe amasezerano bombi. Ariko Mose umwe ngo Kalebu aramubwira ati nubwo ndi umusaza ariko wibuke ibyo Uwiteka wibuke Uwiteka ajya yibuka. Wibuke ibyo Uwiteka yatuvuzeho nje nawe turi Kadeshi Barneya mba umusozi Uwiteka yavuze. Ngo aramubwira ati ngiriya Heburoni nimbuga ifite imbaraga genda bihindure. Kutizera kwatumye Abisirayeli bagwa mu butayu bwa Sinayi. Reka nsoze reka ngira ibyo nsimba reka nsoze reka mbabwire ngo hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa be. Yarababwiye ngo namwe ngo kwizera kwanyu ngo ni kutaba kwishi ngo urenge mukore ibikorwa birenze. Kwizera kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo. Abwira abamwizera ngo namwe ntimuzagerayo. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo ibihe bibaye ibindi ariko itorero ry'Imana naje kubabwira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera. Abera babihawe rimwe kandi ukadageza iteka ryose. Tugiye gusenga ariko ndasengera muri risengesho. Yesu yabwiye abigishwa be ngo baramubwira bati twongerere kwizera. Kwizera kwawe kumeze gute?
hari ibintu bibiri nsorejeho bituruka ku kwizera iyo umuntu agufite. Ni bibiri ngiye gusorezaho. Icyambere, kwizera ntabwo kujya gutinya ibikomeye. Sinzi ababiririmbye. Iyo umuntu agufite ndi kujya gutinya ibikomeye. Zaburi y'ijana na 39 ivugamwo ifarashi. Havuga imbaraga Imana yabajije Yobu, iramubaza ngo ninde waremye ifarashi, ninde wayihaye umugara uhungabanira ku mugongo wayo, iyi hagurutse n'imbaraga zayo, ninde wahihagarara imbere? Abasobanura bavuga ngo iyo farashi no kwizera kwa Yobu. Yobu yasuwe n'abagabo bane muri bya byago, ngo baraza baramubwira bati wakoze icyaha Yobu, wewe widukinisha, wakoze ibyaha, ibyakubayemo ntabwo ari gusa. Ariko Yobu arababwira ati ndumva umutima wanjye nta cyaha. Umunsi umwe baravuga ngo reka nishire ku munzani uresha, hamwe ngo ashiraho kwizera, ahandi ashiraho ibigeragezo, ariko ngo yumva aracari wa wundi. Ngo ade kwandika mu bice 27 umurongo wa 6, yandikira umwe muri babandi baje kumusura, aramubwira ngo gukiranuka kwanje ndacyagukomeye, ntabwo nzakurekura. Ndagira ngo mbabwire ko iyo umuntu afite kwizera ndi kujya gutinya ibikomeye. Kwizera ndi kujya gutinya ibihe. Kwizera ndi kujya gutinya ibihe. Nasomye igitabo cya Rick Warren cyitwa ubuzima bufite intego. Avuga mu mujyi wa California, hariya haba imiyaga myinshi n'ikindi gihugu cya Florida. Aravuga ngo muri California ngo haba umukino bita surfing. Ni umukino ushoboka iyo hari umuyaga, iyo hari umuraba. Uwo mukino ni umukino ukorwa n'abantu wo koga, ariko ushoboka iyo hari imiraba mu nyanja, amazi yagize gutya. Nicyo gihe uwo muraba, nicyo gihe uwo mukino ushoboka. Ndagira ngo mbabwire ko iyo imiraba yabaye gutya, ukwizera niho kuzamuka. Iyo ibintu byazambye, kwizera niho kuzamuka. Ejo bundi nabajije umunyamasengesho, narindi ko ari umunyamasengesho, twari duhuruye i Remera. Ndamubaza nti ko wakunda gutayu, bakaba barabufunze, ndakubona wagiye mu mazi, ubu ngubu bimeze gute? Arambwira ati iyo bashize amagufuri manini niho gusenga gushoboka. Mu Kiswahili baravuga ngo imani, kwizera ngo inaruka juu ya mambo. Iyo ibintu byanze kwizera kudakuguruka. Ndagusabira ngo muri ibi bihe bisa naho bidashoboka biruhije, zamura kwizera kwawe. Abigishwa babwira Yesu bati twongerere kwizera. Arababwira ati mwaba mufite gatoya gusa kangana n'akabuto k'ishaka, muzabwira umusozi ngo nushiguka utabwe mu nyanja, ntakizabananira. Ndumva twasenga inzira imwe gusa, tugiye gusengera icyo cyifuzo. Ariko niba hari n'abantu batarakizwa, ndagira ngo mbabwire ko kwizera niryo shingiro. Kwizera niryo shingiro. Paulo na Sila mu gihugu cy'i Filipi, murahazi, hahandi bari babafunze amaguru n'amaboko ngo bayashize mu mbago, ariko mu gicuku ngo barasenga. Umurindi w'inzu y'imbohe ngo akangusagira ngo zacitse, ngo araza, ariko abona barimo, ngo yikubita imbere ya Paulo na Sila, arababwira ngo bagabo batware, nkora iki kugira ngo nanjye nkizwe? Baramubwira bati inzira nimwe gusa, izera umwami Yesu urakira ubwawe nawe mu rugo rwawe. Kuba taramenya Yesu, ndagira ngo mbabwire ko kwizera niryo shingiro. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ihute, niba uhari uhaguruke mu mwanya wawe usengere umuntu utarakizwa, umuntu wasubiye inyuma mu kwizera. Haguruka dusenge. Yesu abwira abigishwa, barababwira ngo mbese ubwo umwana w'umuntu azaza adasanga kwizera kukirimo? Iyo ugerageje kwicugusa, ugerageze wicuguse mu ndiba y'umutima wawe, urumva igipimo cyo kwizera kingana iki?
wumva y'amazi maremare wayambuka. Niba hari ikintu wumva cyagabanutse muri wewe, uyu ni umunsi wawe wo guhura na Yesu, wo kongera kumubwira ngo mwami je imbere yawe nyongerere kwizera. Abanyetorero duhaguruke. Ndabizi ko iki gihe nta bantu baciye hano. Abazamuye baze. Ndabizi ko ninzaba nkiriho ariko. Ubutaha ninzaba nkiriho nyoboye hano. Nzababwira ukuntu abantu tuzaganira ku ijambo rivuga ngo kanguka we usinziriye. Tambuka unsange hano. Muze abakozi b'Imana sinzi uko mubigenza, barapfukama he baze hano. Ariko nawe niba wumva hari igipimo cyagabanutse, burya umuntu niwe wiyizi, ukumva mu mfuruka zawe z'umutima uko arenye, ukumva hari icyagabanutse, inzira imwe yo kubona ubugingo kuri mwe muje ni ukwizera. Niyo nzira yonyine ishoboka yo kubona ubugingo no kwizera umwami Yesu. Mana data, mu izina rya Yesu, uri tangiriro ry'ibihe, niwe waremye ibihe kandi niwe uzasoreza ibihe. Tugushimiye ko waduhaye impano yo kukumenya. Nta wundi mugisha twabona. Zaburi yaravuze ngo nta wundi mugisha mfite utari wewe Yesu. Ni wewe mugisha wacu, ni wewe mugisha wabizera. Ibyo twakwirata byose, wakwirata wese yakwirata yuko akijijwe. Tugeze mu bihe. Tugeze mu bihe by'imperuka. Bya bindi wavuze ngo mbese ubwo umwana w'umuntu azaza adasanga kwizera kukiriho. Ni wewe wo kudutambutsa muri bihe. Fasha aba basore n'abakobwa bateye intambwe baje ku birenge byawe, uhindura amateka ku buzima bwabo, ubaha imbaraga zo kugenda mu bihe. Wongere kwizera muri bo, barusheho kugwiza imbaraga. Ijambo ryawe ryaravuze ngo abategereza Uwiteka badasubizwamwo intege, badasubizwamwo imbaraga, badagenda be kunanirwa, badagenda be gucogora. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV.